Ibihe byiza, amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema ko kudukurikirana umunsi ku wundi, nimba uri mushyashya hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'abacuruzi bakorera ku isoko ryo ku Muriranasho, aha ni mu karere ka Kirehe. Iri soko ni isoko rinini cyane rikoreramo abacuruzi batandukanye mu ngeri zitandukanye, yaba abacuruza ibiribwa, ibinyobwa, ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko ikibazo gihari giteye gitya. Bamwe mu bacuruzi bakorera muri iri soko hari amakuru yagiye hanze avuga ko bakunze kugirana amakimbirane biturutse ku kurwanira abakiriya, kuko birumvikana neza ko umucuruzi umwe aba ashaka umukiriya n'undi amushaka, bikaba ngombwa ko uyu mukiriya abaye victime bakamurwanira ndetse bikaba byanamugiraho ingaruka mu buryo bwo guhaha kwe, cyane ko bimutwarira umwanya, biri mu manza, biri mu ki, bigatwara igihe kinini kandi we wenda yaje aje guhaha. Kandi urumva ko bisa n'ibitangaza, bisa n'ibinateye n'agahinda, by the way, bisa n'ibiteye agahinda kubona umuntu ajya ku isoko abantu bakamurwanira kugeza n'aho barwana. Kandi ngira ngo no kuri kote y'abacuruzi ni ikintu gikomeye cyane cyagakwiye kwitabwaho. Ntabwo byumvikana neza ukuntu umuntu ashobora kurwanira umukiriya na mugenzi we kandi mwese ashobora kuza akagura aho ashaka. Ni ibintu rero binahangayikishije benshi. Magingo aya ngaya rero bikaba byamaze kujya mu itangazamakuru nk'uko tubikesha ikinyamakuru TV na Radio One cyatangaje ko bano bantu nyine bafashwe, bamwe bakabihanirwa, nubwo icyo kibazo cy'imyumvire cyagiye kigaragara hirya no hino mu gihugu. Ako kantu ko kurwanira abakiriya rimwe na rimwe bikaba byanateza amakimbirane ndetse n'imvururu. Byatumye rero ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe burebera hamwe umuti w'iki kibazo, bunashyiraho amategeko agenga abacuruzi ndetse ababuza kugira umurongo runaka barenga, kubera ko biri mu bintu wenda bishobora no kubagiraho ingaruka, bikaba byabangiriza ubucuruzi, bikaba byabatwarira umwanya, bikaba byagira bite. Niyo mpamvu magingo aya ngaya rero abacuruzi bo muri aka gace baranakangurirwa cyane kwitwararika mu buryo bwo gushaka abakiriya, bagashyira imbaraga mu bicuruzwa byabo kuruta gushyira imbaraga mu gushaka abakiriya, kubera ko burya umukiriya akeza karigura kandi umukiriya ajya aho ashaka, ngira ngo kandi buri wese aba afite abakiriya biwe. Ubwo rero natwe ntacyo twarenzaho nka Taifa Rwanda, icyo twabasaba ni ukwitwararika muri ibyo bikorwa, bakagerageza kwitwararika, buri wese agacuruza, buri wese akatabangamiye mugenzi we, bikaba biri no mu bintu n'ubundi binifuzwa cyane. Nshuti bakunzi rero mudasiba kubana natwe kudukurikirana umunsi ku wundi, hano mwisanze ni kuri Taifa Rwanda nk'uko mubyumva. Icyo musabwa ni ukureba ahantu handitse subscribe mukahakanda, hanyuma kugira ngo ibintu bize kurubaha byarushaho kugenda neza cyane. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.